Mumeze mute bantu banjye? Ni Mbijojo ugarutse hano. Murabizi ko iyo tuje hano tuba tuje kugira ngo tuganire ku byinshi bitwungura ubumenyi, haba ari uburyo bwo gushaka amashuri yo kwigamo ndetse n'akazi gatandukanye n'ubwenge rusange bwo kuba twakiyungura kugira ngo dukomeze kongera amahirwe yo kubona akazi mu bigo bitandukanye, byaba ibya leta ndetse n'ibigo byigenga. Uyu munsi rero ntago ndi butinde cyane. Murabizi ko ino YouTube channel yanyu nta kindi bagezaho uretse ayo matangazo y'akazi, uburyo bwo kujya kwiga haba mu gihugu cyangwa hanze yabwo, ndetse n'uburyo wakikorera application ku mbuga cyangwa ku ma website cyangwa kuri platform zitandukanye. Nonaha rero nicaye ndatekereza ndavuga ngo abavandimwe, inshuti, abantu badukurikirana bafite ikibazo gikomeye cyane, kuko buri munsi duhora twakira SMS cyangwa ubutumwa bugufi cyangwa amakoro y'abantu batubaza ibibazo bijyanye n'iyi gahunda nshya yaje kuri mifotara ya psychometric. Ntago nje kuyibakorera cyangwa kuba nakorera umuntu ikizamini cyangwa kubabwira ko nemeye kuzayibakorera, ahubwo nje kubabwira uburyo wowe ugomba kuyikorera n'ibyo ugomba kwirinda uyu munsi, wowe waba utanga serivisi za online cyangwa waba wikorera application mu buryo butandukanye. Inshuti zanjye, hari byinshi maze iminsi mbona simbyishimire, niyo mpamvu iyi video cyangwa iyi nkuru yose ugomba kuyikurikirana kugira ngo utazongera kugwa mu mutego nk'uyu nguyu cyangwa mu makosa nk'aya ejo bundi utisanga ahantu hatari heza, kuko ngiye kubabwira ibyo ugomba kwibandaho n'ibyo ugomba kwirinda muri ibi bihe cyangwa muri ibi bintu turi gukora byo kwapurayinga imyanya itandukanye ya mifotara. Imyanya ijya kuri ino platform cyangwa kuri iyi website ni imyanya ya leta gusa, ntabwo imyanya ibigo byigenga ijya iza hano, ni ibigo bya leta gusa, kuko murabizi ko iyi minisiteri mifotara ni minisiteri y'abakozi n'umurimo, niyo minisiteri yita kuri byose, bayita civil services. Rero kuva kera mwari muyizi, yigeze no kugira nyine indi platform idakoze gutya, ariko nayo twakoragamo application ku myanya imwe n'imwe ya leta. Ariko ubu nonaha mumaze iminsi muzi ko twayisabagamo imyanya kandi twayikuramo ibizamini by'akazi. Nyuma rero yaje guhinduka mu bihe bitarenze amezi, mubona yarazanye ibintu by'ibizamini byo gukora mbere y'uko ukora submission ku mwanya runaka, ikizamini cyitwa psychometric test cyangwa gusuzuma ubushobozi bw'umuntu ugiye gukora application, kuko nimba ari umuntu koko ukwiye gupiganira uwo mwanya ugendeye n'ubuzima bwe buri generale cyangwa ubushobozi bwe bw'ubumenyi afite. Rero hazamo byinshi cyane, benshi baribaza ati se nabikora gute, ese ninde wabinkorera? Benshi ati turabibakorera, turabibafasha. Ni byinshi cyane mwagiye mubona. Undi muntu akampamagara ati Mbijojo, ati bitet ni sawa, ese wamfasha? Amubwira ati nagufasha gute? Ati nkeneye kwa ku myanya mifotara. Amubwira ati icyo nagukorera, ngiye icyo mbakorera no gusetinga profile yanyu ku buryo ishobora kwa ku mwanya runaka, ariko ntabwo ngufasha kwa kuri uwo mwanya, kubera ko uwo mwanya kujya wa urasabwa gukora ikizamini, kandi ntabwo ari njye basuzuma, ni wowe basuzuma. Turi kubyumva kimwera? Sinzi ibyo bintu uri kubyumva. Basuzuma ugiye kwa ntabwo basuzuma uri kumufasha kwa ningufasha kwa ubwo baraba ari njye bari gusuzuma kandi gukoresha konti yawe. Murabizi ko muri konti izina riba rihari, bivuze ngo uyu ni njye. Rero ntabwo naho undi muntu nkorera kino kizamini, kuko ntabwo ari njye, ntabwo basuzuma umuntu utari njye. Rero umuntu wateguye ikizamini ntabwo ari igicucu, ntabwo ari umuntu utazi gupima buri kimwe cyose. Ni abahanga kurenza Mbijojo muri kumva hano, ni abahanga bankubye, ni bakuru banjye. Nshobora kuba mvuga ko kano kazi ka data entry nagatangiye 2013, ugasanga umuntu uri kubaka iyi platform niwe wubatse platform natangiriyemo ngewe ahubwo. Do you understand what I mean? Muri kumva ibyo nshaka kuvuga? Bivuze ngo ni mukuru wanjye mu gucekinga everything. Nanjye ubwanjye ari ibyanjye nikoreye, ni setting, ntago nayoberwa amakosa yakozwe. Ngaho ibaze no mukuru wanjye. Nge ntago nize IT, ngewe nize education, noneho bachelor degree nyifite mu burezi bw'umwana w'incuke, ariko IT mfite mu mutwe wanjye ntago wambeshya mu gihe ni setting ikintu kirampa amakuru. Accurate data. I'm sure yuko umutego wose naba nashaka kuwutega
uwuguyemo nagufata. Bivuze ngo rero nimba abakuru banje ba sogokuru niko mbita, kuko nimba naratangiye ikintu nkagitangira mu muntu wubatse iyo platform akari we uri ku maintaininga cyangwa uri kuba yakubaka iyo platform, njye ntacyo naza mvuga, kandi jewe namaze kukibona ko ari amakosa ndi umwana we, ubwo mukuru wanjye we akibona mbere yuko njye mbitekereza. Niyo mpamvu ugomba kwirinda icyo ari cyo cyose wakora kikuzanira ibibazo. Iyi video nayiteguye kugira ngo mbabwire ibintu byo kwirinda ndetse no kumenya uburyo iki kizamini giteye ndetse nuko bagiteguye. Iki kizamini giteguye mu buryo bwo kumenya ubumenyi cyangwa ubushobozi bw'umuntu mbere yuko akora application, kandi nyir'ubwite niwe ugomba gukora icyo kizamini. Niyo mpamvu mumaze iminsi mubona ko nababwiye ko ibintu byo kwapurangira abandi bantu nabihagaritse muri izi platform za Mifotara, kereka izindi platform nk'akazi kandi katari buce muri no platform cyangwa katari bukore psychometric test ko nakagusabira, ariko iyo turi hano ho ntacyo nagukorera kandi kino kizamini ntago nakigukorera. Murabizi abantu twamenyanye kuva kera, ntago nkunda irego service cyangwa irego activity cyangwa ibintu bitemewe na leta ngo nge mbikore. Igihe cyose mushaka gukora ibintu koko binyuze mu mucyo bizatuma binyubaka bikangeza kure, nkuko mbashaka kubaka ikigo cyanjye, nkuko nirirwa mbabwira ngo nyabuneka agasabu ugakore, kubera ko amakuru yanjye aba ari ingirakamaro, aba ari amakuru akubaka ndetse akwigisha n'uburyo bimwe na bimwe wabyikorera. Rero niyo mpamvu utagomba gucika no kana subscribe ndetse n'inzogera y'imenyekanisha kugira ngo ubone video. Kandi nkakwibutsa ko ni byiza ko iyi video nk'iyi ngiyi nziza ifasha, ikwigisha, iguhugura, igucyaha, wayisharinga bagenzi bawe kugira ngo nabe bo babona aya makuru abafashe kugira ibyo birinda ndetse no kumenya uburyo bakikorera iyi psychometric test ndetse bakanakora application. Rero nikomereza ndahita mbaha example y'uburyo ikizamini wakikorera. Ubujyanama nabahaga ndakeka buri wese yabwumvishe, uwabwumvishe afite n'icyo agomba kubukoza, buri wese abukoze icyo ashaka, ariko icyo nkeka uwumva yamaze kumva kandi abwirwa benshi akumva cyangwa na beneyo. Rero yo umwanya ugiye ku applyingaho urawureba ukareba umwanya wawe ugiye ku applyingaho. Mwibuke ko dufite mu mwanya wa gitifu na sedo butugari muri Kigali, ni imyanya ya A0 iranahemba neza, ariko deadline iri none saa sita z'ijoro. Rero utarabikora ubwo azasaba ku yindi myanya nta kibazo. Rero ngiye gukora kuno mwanya wa executive assistant, niwe ngiye ku applyingaho mbahaho sample. Ntago ngufiteho ikibazo kubera ko ntago n'ubundi ndi ready wo ku applyinga, ahubwo ni wa sample ngiye kubakuraho na applyinga kugira ngo murebe uburyo ibintu babikora ndetse unumve ibyo ugomba kwirinda mbere yuko utangira iyi application. Mbibutse ko iyi application uyikora ufite laptop cyangwa computer yindi ikoresha kamera, mbese ifunguka kamera yayo. Ntago amatelefoni yemewe, ni computer gusa, kandi nazo zikoresha amakamera. Ugomba gucekinga niba kamera yawe ikora kuri computer mbere yuko utangira iki kizamini. Ikindi ndaza kubasobanurira byose uko bigiye biteye. Iyo umaze kubona umwanya rero ukanda hano kuri apply ukareba ko uri eligible. Iyo utari eligible kandi ubona umwanya ibisabwa ari byo bino byo hasi byujuje, urambwira nkaba nagufasha kuba nagusetingira iyi profile neza, ukaba washobora kwikorera application. Ibi byo nta kibazo, byo ndabigukorera byo kunoza profile yawe neza kugira ngo wikorere application neza kabisa. Iyo umaze kubona rero umaze kuba qualified ukanda hano kuri do psychometric test, ugahita ubikandaho. Iyo ugeze hano bakubwira ko yego nuko konti yari yamaze kuvamo, muri hangana ko natinze cyane. Yego kanda hano kuri do psychometric test, bakakubwira ururimi ugiye gukoramo, ugahitamo icyongereza, warangiza ugakanda hano continue. Noneho ukibanda ku bintu tugiye kurebera hano. Ndihangana mbizuminge, murabizi nkunda kuzuminga, sibyo se? Nkunda kuzuminga pe kugira ngo umuntu wese abisome, bibaye byiza bwo nabijyana ku rundi ruhande. Device not supported. Ako nta kibazo, ndakeka muraza kubisoma mukamubyumva. Mbagira ngo tuze kubirebera hamwe. Reka ugomba kuba ufite internet yihuta cyane mbere yuko utangira kino kizamini. Rero internet kujya wisuzume ko yihuta ni ukujya kuri YouTube
ugakina video ukareba ko irangira idacitse, icyo gihe rwose ujye waprove ati kabisa mbijojo mfite internet. Yes, the first. The second one, ugomba kuba ufite computer ikora neza kandi kamera yayo ikora neza, ukamanza ukayitestinga ko ikora kabisa, sibyo? Kamera ya computer sinabivuze, computer ama laptop n'ama version mashya cyane y'ama desktop nayo asigaye afite kamera n'ama all in one. Ugomba kureba ko kamera yawe ya computer ikora neza. Cya gatatu, ukamanza ukamenya ko computer yawe igomba kuba irimo Windows 10 cyangwa Windows 11. Turi kubyumva neza, ni operating system yawe kari Windows 11 cyangwa Windows 10. Icya kane, ukamanza ukamenya neza nimba ugiye gukoresha izi web browser, hari Google Chrome, hari Mozilla, hari Firefox, ni Mozilla Firefox sorry, ni Microsoft Edge cyangwa Safari iri kuri ino version ya 14 kuzamura, cyangwa Opera iri kuri new version cyangwa oldest version cyangwa latest version. Nukoresha oldest version tayari uzashya, kuko nukoresha version ya kera wapi, ukoresha latest version cyangwa new version igezweho. Ariko nta mpamvu hitamo aka browser kamwe kakoroheye. Google Chrome ni browser iri popular, everyone aba afite muri laptop. Nimba utayifite rwose umugane wa muhungu wacu waba warahindutse. Ni ngombwa ko ugomba kuba ufite browser nziza ikora neza cyane cyane nka Google Chrome. Warangiza ukareba ko computer yawe microphone zikora neza. Nk'iyi laptop ndi gukoresha ntago aya majwi yabageraho idafite microphone ikora neza. Bibaye byiza waba ufite utuntu nambaye mu matwi turi coding, ariko utanadufite nta kibazo, upfa kuba laptop yawe ikora neza, ifata amajwi kabisa. Ikindi ukamenya kuri ahantu hari sawa cyane nta bindi bikoresho electronique bihari nk'amatelefone, amateleviziyo n'ibindi bintu ushobora kuba wakoperera ku screen yabyo. Ikindi ukibuka ko wabonye kakantu, ese muri kubibona? Ukibuka ko the system will randomly take a photo of the candidate during the exam, ensure there is no impersonation. Nshuti yanjye, ibuka neza ko ibintu byose ugomba gukora nta kintu na kimwe ugomba gukora kirengeje ibisabwa, kubera ko ntubuzigiye ifoto yafatwa. Ibaza umuntu wakubwiye ngo ufungure webcam igombe kubikora, ufungure sound, then unamenye ko bashobora kugufata ifoto mu buryo buri randomly, warangiza ukavuga ngo umuntu aragukorera application, warangiza ukabeshya abantu ngo ndaza kubakorera application. Koko mwakirinze ibi bintu koko? Ntago ndi mukuru cyane muri kano kazi, ariko ntago nkunda amakosa. Wowe uri kureba iyi video, nimba usanga utanga service za online nkatwe twese, irinde gukora amakosa kandi wamaze no kuyasoma. Impamvu umuntu akubwira gufungura webcam ni ukugira ngo nyine akurikirane uri gukora ikizamini. Ese ikizamini cyo applyinga barakigukorera? None se ni wowe bapima cyangwa bapima ushaka ku applyinga? Yego, uwa applyinga ni upimwa mu gihe cy'ikizamini. Nimba nta laptop ufite, egera cafe internet cyangwa cyber cafe zikwegere, cyangwa abakora service z'irembo ubasaba umwanya, ubwira ati se nimba muraza no kujya kurya mushobora kuniza computer hano nkakora akazamini, cyangwa se nimba nta bakiriya mufite mwaniza computer ngakora ikizamini. Cyber cafe banafite nyinshi, banayigutiza ukakureka ahantu uba wicaye wenyine ugakora ikizamini, wasoza ukabagarura laptop yabo. Ku kigo cy'ishuri muturanye GS zifite ama smart classroom bafite ama laptop, wanabegera ukabwira ati muniza aga positivo nikorera ikizamini rwose, nyakubaha director cyangwa nyakubaha DOS cyangwa nyakubaha IT, kuko rwose ndabona nta bundi bushobozi mfite aka kanya. Ntago babikwima. Njye bibabwira nuko nakoza ako kazi, nabaye mwarimu, nakoze no muri administration support. Yego, nta muntu wakwegera ngabure kuba yagufasha kuba yaguha igikoresho mu gihe gihari kujya gugikoresha. Kereka yo usanzwe muri yo kahise bakuzi nk'imayibobo, nk'ingegera, nk'umuntu wagira icyo yangiza. Ariko mu gihe witwara neza nta muntu wakwima igikoresho. Rero aho ugiye gukora amakosa, nshuti yanjye, egera umuntu agutiza igikoresho wikorere examen, nimba kuko kubwira ko bashobora gufata ifoto kubera iki ushaka ko bagukorera ikizamini. Ntago ari byiza na gato. Mu gihe cya teste ujye uba visible muri webcam. Ese hari icyo mutumva? Hari ikintu mutumva koko? Nimba urimo urakora examen,
make sure yuko uri visible kuri webcam. Murabona nk'aka kavideo kanjye muri kubona kuri screen hejuru mu nguni, ngomba kumenya nimba iriya video yanjye muri kuyibona. Iyo mutari kuyibona, I'm sure yuko ngomba kureba webcam yanjye kiri gukora. Nubwo nabo baba batari kukwereka video yawe, ariko ku gatara ka kamera cyangwa kuri kamera yawe, ayishuwa yuko agatara kaba gacanye. Kuko ndabizi ko ama webcam menshi cyane ahita acana amatara agiye gutangira kuri recordinga cyangwa gukora ibyo uri gukora kuri record, cyangwa se ukanareba nimba itanacana ukareba kuri direct kuri webcam yawe. Utagiye ku ruhande kure ya webcam, ugomba kuba uri visible imbere ya webcam. Ese icyo kintu kubera ikiba kivuga? Kubera iki bavuga ko ugomba guheza amaso kuki kuri webcam yawe? Hano baravuga ngo any unnecessary movement may result in removal from the test which will be considered kuba waba fail. Hari ikintu mutumva? Nimba uri murazenguruka ugenda ugira ute during exam, ntago ari byiza kubera ko ibyo bishobora gutuma uba fail during exam. Rero ibi bintu making sure ko ibintu uri kubyikorera neza. Icya 10, any form of cheating or attempt manipulate your response during psychometric test will not be tolerated if any dishonest is detected. Vango icyo ari cyo cyose kitari cyiza kizaba kiba detected. Yeshua ibaze umukobwa yitwa Nyirahabimana Alfonsina Mbijojo witwa Mbishimana Jonas niwe uri kumukora ikizamini, kandi barabona ko ari male undi ni female. Nindi yoboye ku checkinga ko ubwanwa mfite ari ubw'umugabo se? Nshuti yanjye mwirinde amakosa. Your test result will be invalidated and you will disqualified from applying for government position for 1 year. Se muri kubyumva? Do you understand what I mean? Umuntu wese bazafatira muri aya makosa yari yo yose, kano kantu ko kari kumvikana ra, azahita ba disqualified, ntago azaba yemere kwa applyinga ku mwanya wari wo wose wa leta mu gihe cy'umwaka wose. Mbese ni nko gufungwa. Nshuti zanjye, ba bro, ba sisters and my friends, stop. No kuri muhagarare. Ibi ni bizamini byoroshye, ikintu kigoye ni ukubona ibikoresho gusa. Nje Jonas ndi umuntu watangiye gupagasa is business many years ago. Nkunda n'amafaranga. Abansi buriya bakunda kuvuga ngo Mbijojo nguri mu bantu bahenda tu. Ndaguhenda ko nagukorera ibintu bizima. Kuko sinjya nkunda ibintu byo gutekinika kugira ngo mbone indonye. Nguha ibintu bizima bisobanutse nkagucayo nguca. Hano nakwemereye ko ikintu nagukoreramo hano ni ugukuzuza profile yawe kamera neza ukabashora kwiapplyingira. Ari wo gukorera ikizamini negative, ndarahiye tu. Nimbi kwangira ntuzavuga ati uyu mutipe ni umuswa cyangwa ni umugome. No, I have read all instructions, all regulations set by the government. Ibi ni ibintu bya guverinoma. Mpitangira gutya nkavuga ati oya rero urabona ko umwaka wa branch cyangwa wa knockout cyangwa blacklist it's a day waiting for you. Rero ihangane ugabanya amakosa, ibintu wumve ko bidakomeye ugomba kubyikorera kabisa, sibyo? Okay, izino ni technical requirement izi turangije. This is applicant instruction. Ese umuntu wa applyinga nize instructions zimugenga. Psychometric test is the integral part of the shortlisting process. Kugira ngo uzabe shortlisted, turi kumwe, nuko hace iki kizamini. Icyo bigufasha iki kizamini ni kugira ngo uzajye mu bantu bazabamo gukora evaluation cyangwa review ya application yabo kugira babe shortlisted. Ntabwo ari kizamini kiza gisimbura icyanditse cyangwa ibindi bizamini byo kugushyira mu kazi. Iki ni kizamini gusa cyo kugufasha kuba shortlisted cyangwa kuba bakora review ya document yawe. Kandi ntabwo bivuze ko kuba watsinze iyi psychometric batazareba diplome yawe, nayo bazayireba kugira ngo ube shortlisted. Ushobora no kugitsinda diplome itemewe n'ubundi ukagira ute ukaba not selected.
yes, ndumva ibi bisobanutse. Icya kabiri, read carefully requirement competencies psychometric domain and language for the position. Mbere yuko ugera kuri uru rwego, manzu uce handi tuba twasomye requirement, usome izo bita psychometric domain. Hano bavuga ngo usubize ikibazo ku kindi kuko ntago basubira inyuma. Once the allocated time for the question expires, iyo ibibazo wari uri gukora birangiye cyangwa umunota wahawe kuri icyo kibazo irangiye, system automatically itijya ku kindi kibazo. Bivuze ngo ni iminota na amasegonda 45 akenshi iyo akurangiranye bahita kujyana ku kindi kibazo. Iyo rero ugeze ku kindi kibazo ntabwo wemerewe gusubira ku kibazo cyabanjije, ntabwo byemewe. Cyo nacyo ugomba kukimenya. Iyi test igirwa n'ibibazo 21, ugomba kubitsinda ku mitigero cya 50%. Utatse 50%, icyo gihe ubufairinze kwa applyinga kuri uwo mwanya. Ugomba kwitegura ko nutsindwa ntabwo uba applied, ariko nutsinda 50% itiba applied. Once you pass a test, your job application will be automatically submitted. Nuvuga ngo ukitsinda 50% uhituba automatically submitted. Ariko if you do not pass, you will ineligible for the job application. Yo ugize munsi ya 50 uhituba ineligible, ntabwo wemererwa ko wagira ute wakora application. If you do not pass the test, you will be ineligible for the job application and you will not be able to retake the test. Nutsindwa ntabwo wemerewe ku applyinga kandi ntabwo wemerewe gukora nanone ya test cyangwa gusubiremo ikizamini wari ukoze cya psychometric. Ikindi barakubwira ngo kindly, mu kinyabupfura, kora neza, umva utabeshya nta buryarya, ukoresheje ability yawe. Wowe ukora application, not that person who will support you to apply. No, it's you yourself. Wowe ni wowe ugomba kuba ready gukora that test. Iki kizamini ni cyawe, ntago ari cy'abantu gukora application. Ngewe Mbijojo murabizi ko rwose ndabapplyingira kujya hanze, kugira ute gukora akazi kano mu gihugu. Nk'ubu ndi kwa applyingira abantu bari gusaba gukosora, tumaze iminsi turi kwa applyingira abantu ba YouTube n'ibindi bitandukanye. Ariko yo hajemo amabwiriza mitangira ngo nkunda irego. Ibintu bya irego rero mitanca hano ku ruhande nkabebera nkacaho, nkakora ibintu nzi ko ni ibintu byemewe kandi ngiye gukora mu buryo bwa kinyamwuga. Ibi rero nkuko nabye mbibabwira, ni wowe ugiye kwa applying ugomba kubyikorera. Nimba usanga supporting abandi bantu, please stop. Yego, ubakorere uburyo biyuzuriza form, profile sorry, ubigisha uburyo babyinjiramo bino bizamini, ubareke babyikorere. Niyo mpamvu nkoze iyi video kugira ngo muyisangize bagenzi banyu, bitonde bamenye ibyo gukora kandi byose babikore kinyamwuga n'ikinyabupfura cyiza, bumva neza ko gutsinda ntago ari ibintu bya danger, bagitsinda ikizamini. Kuko niba abandi bari kugitsinda kuki bumva bo batsindwa? No, irinde cheating, utazisanga waragiye kuri ya blacklist twavuze hano muri technical requirement. Nabwiye ko ufite blacklist y'umwaka mu gihe uzafatwa mu gikorwa cyose twavuze no rujuru kitemewe. Rero irinde kuba wakorerwa n'undi muntu, icara ubyikorere. Ushobora kutwegera mu gihe utwegereye, ushobora kwegera ibigo by'amashuri bifite ama computer, ushobora kwegera ibigo by'urubyiruko bifite ama computer, ushobora kwegera amasiberi cafe afite ahantu ushobora kuba wakorera hatari mu kajagari n'ibindi bitandukanye, ibintu bikaba byagenda neza kabisa. Sibyo? Yego. Iyo umaze no gusoma ibi bikurikira, uhita ukanda ko wamaze gusoma requirement, ugahita ukanda ko continue, ukaba watangira ikizamini. Iyo tugeze hano rero tuba tugiye gutangira test yacu, uhita ukanda start test. Ibiri gukora no kugira ngo detecting ibijyanye n'iki ibijyanye no kuba yamaze kureba nimba webcam iri gukora neza. Impamvu bahise bansubiza ku itangiriro natinze kandi nindi mu kizamini rwagati, ntago bari bwemere guhita banyemerera gukora iriya test kubera ko natinzeho, ubwo nisha amabwiriza tayari. Ndongera ngaruke. Psychometric test English hano twahaciye kare, ndahaca nirukanka, nari mvuye hano nkore continue mite ntangira test yanjye.
uko baba bari gudetectinga ibijyanye na kamera yabo nkuko mwabibonye bababwiye ko ari ibibazo 21 hano bahita bahera ku masegonda 45 usoma ikibazo wihuse ukanumva uko gisobanura barakubwira ngo kugira ngo umuntu how can decision tree aid complex decision making ibi ni ibintu bijyanye na management mwike ko turi kubora kuri executive assistant ugomba kumanza bati se nakora iki kuko bari ku mwanya wawe akeshi ubazwa ibintu bijyanye n'ibyo uzi neza ugahita uhitamo ikisubizo iyi minota itaragushirana kuko igushiranye bataka kugenda ku kindi kibazo ugahita ukanda next wari bakubwira ngo commencer vous any communication officer iki ni igifaransa urabyumva bino bintu uramutse utabyumva nyine ubwo kiragukubita nkatwe twize muri .com muri anglophone aho ushobora kumva ati se communication iri efficace imezite mu ikipe cyangwa muri teamwork hano ugasoma project management tools centralized communication yego nyina akemera kigomba gukiza communication yo kuri bose nkemeza nkigendera hano kubwira ngo subordinate frequently questions your decisions in front of a team how you react you assert your authority and dismiss their question you change your decision immediately no you acknowledge their concern suggest discussing them privately yego nge namwegera nkamuganiriza mu buryo bw'ibanga niko nabigenza ukagisoma neza ukacyumva the team member frequently interrupt others during discussion disrupting the flow of communication how should do address this behavior imyitwarire imeze gutya yo kuba hari umuntu wa interrupting others during discussion publicly si byiza kubwira umuntu muri rusange privately discuss the impact of interruption nahita mubwira mu buryo bw'ibanga bwanjye tukagana nkamwereka ingaruka na impact byari bugire how can decision tree analysis improve strategic planning outcomes ntago iyi tree nyiza ariko buntu abantu bize management baba byumva cyane cyane ibintu bya leadership ariko nshobora kuba nakipose icyo nakora disregarding complicate strategy choice to focus on to the immediate decision potential decision parts nge nahitamo hano nkakomeza let charge my computer you wait yego hano bakambaza ngo comment gérez-vous any projet un projet qui parle du retard buri nka projet ya kere nago ndi kucyumva igifaransa nago nyumva neza cancel the project altogether identify the reason of the delay of the develop plan catch up blame team on never ignore on never na identifying the reason nicyo napfa guhitamo kibazo kiri mu gifaransa ariko ibisubizo mu cyongereza ariko ariko nabandi kumvamo duke you notice a colleague is constantly not putting their weight in the team task nubanga abantu baraho ngaho bari kwirebaho ntago bashaka kuba bagira ibyo batangamo support ku matask ya team you confront the colleague aggressively in front of team kuba wabagayira cyangwa wabagariza ibyo batakoze imbere y'iteam you report the colleague to the manager kuba reportinga you do their work to avoid kubakorera akazi you speak to the colleague bavugishe wabaze icyatumye ibyo bintu batabikora neza dukomeze mwabonye kugeza ikibazo cya 8 as a manager you need to deliver complete project update to your team what should you prioritize to ensure clear communication cover provided shared technical information speak quickly to save time delegate the communication task to the team member ngiwe nshobora kuba nanjye naha abantu bashinzwe ayo team kuba nanjye nabaha a task bakora in evaluating market trends what is the primary consideration mu gihe dufite market trends industry regulation technological advancement competitor strategies customer behavior natanga itangazo niko nabigenza ngewe cyakureba ko kuko aba primary considerations ariko ari umuntu ushobora kuvuga the consumer behavior cyangwa competitors strategy cyangwa industry regulations ariko nka regulation numva yaba nziza
ntabwo ibi nari ibyanjye mu byibuke, ntabwo nize ibi bintu, ariko wabyize ababyumva neza. Mbibutse ko yari ibyawe wize, ibibazo bihura na kariyeri kabisa, kuko nk'iyo ndi mu bibazo bya education mba mbyumva 100% cyangwa leadership yindi itari muri management. To avoid procrastination, what strategy could you implement? Nk'iyi terime ni yiwabo, iyi terime ishobora gusanga muri education tutayigira na gato. Delay task until the last minute, set deadline for each task, work on task only when motivated, keep task open ended. Nashyiraho deadline kuri buri task mu gihe task zambanye nyinshi. Client make unreasonable demand that would have abandoned your team. Mbese ni ko umuntu yagaragaza ibintu bitari ngombwa cyangwa reason itari ngombwa ari umukiriya, none bikaba byagira ingaruka kuri team yawe. You delegate the demand junior team member, kuba wamushaka wa umuntu uhagarariye ya team. You agree to demand keep client happy, kuba wareba ya demand ko watuma umukiriya akomeza kwishima. You explain the impact of your team and negotiate the more feasible solution. Napfa kugerageza kuri kano nubwo ntari kubyumva neza, nkikomereza. Wowe ibintu ugomba kuba ubyumva. A team member frequently monopolize discussion during a meeting, limiting input from others. How you should do address this behavior? Prevent, discuss the impact from team dynamics, encourage the behavior, maintain no, ignore the behavior, vary discussion, publicity never. Numva nahitamo akantu kari prive ngakunda kuganiriza umuntu mu buryo bwihariye. Ngeze ku kibazo cya 13 murabibona. Why is data mining critical in identifying market trends? Simplify trend analysis. Ibi ni boro zabo ntago nasemenya neza. Encourage hidden pattern, avoid data explorations, to limit data collections, simplify trends analysis. Napfa gukoresha ka ubwo nari kubyumva neza. Nkikomereza ku kibazo cya 14. Comment gérez-vous des priorités ibintu bijyanye na prioritaire? Prioritize based personal reference, kubyo wowe ubona kuko biri based prioritize than others. Communicate openly with stakeholders, understand priorities. Ignore conflicting priorities. Assign task randomly to the whoever. Hano namenyesha abo nshinzwe niko nge nabikora. I don't know, turaza kureba nyine amanota nyuma kuko araza kugaragara. When a team member behavior is affecting the team performance, what did you do? Mu gihe behavior y'umwe mu bagize team i affecting a performance ya team, wamugayira mu buryo bwa bose imbere ya bose, waganira imyitwarire ye privately kugira ngo agire improvement. Nge nahitamo iki? Nkahitamo next. Murabona nyine uburyo bwa bibazo biba biteye, ntago ari ibibazo wavuga ngo urafatira ikayi wige, ni ibibazo biri generale nyine bigusuzuma ubushobozi bwawe. A team member sends an email containing error to the important client. How would you address this mistake? Umuntu muri team member ayohereje nyine ubutumwa ariko harimo amakosa, wabikoraho iki kugira ngo iyi mistake ube waya address cyangwa ube wayikora overcome? Discuss the error privately and offer guidance for improvement. Publicity, ukuba wamugayira imbere y'abandi. Ignore the error, avoid conflict. Oya ntago wayihorera. Blame the client never, ahubwo mwaganira kuri error ndetse n'uburyo yazayikosora. Next. Hano tugiye guhitamo ikijyamo hano hagati, nta manota abiri gifite, noneho tugeze ku muri abiri. To be an effective manager, kuba manager mwiza. Strong skills are necessary, problem solving, analytical, logical, critical. Ni yihe muri izi ngizi nyine ikwiriye kuba effective manager uri strong? Nihe skills muri izi wahitamo? Njyewe ndi manager nahitamo problem solving than others. Kuri njyewe ariko ntago ari kuri wowe, nawe wahitamo kubyumva. Manager do not need analytical skills to effectively ntago akeneye skills ya analytical. First, nkomeze. Responding to every request immediately is a sign good time management. Kuba uhita usubiza ibintu byose bivuze ko koko uri muri good management? Never. Nge ntago mbyemera kuko ushobora no gusubiza ibyo utasomye cyangwa utanumvishe neza. Effective communication is a managerial role, requires assertiveness.
ndabyemera njyewe kari true ko ugomba kuba ufite iyi skills. Icya 21 rero kiba ari drop down ni uburyo duhitamo ikintu hano. Browse the team without investigating underlying issue, kuvuga ngo kugaya abantu mu ikipe utamanje kugenzura uko ikibazo cyagenze. Hano ugahitamo poor leadership and lock problem identifications, lack of buy-in and potential resistance, collaboration approach, team improvement, affect problem solving. Never navuga igitaka ari poor of leadership and problem solving cyangwa identification. Conducts a performance analytic to identify root causes, icyatumye bitera. Lack of buy, collaboration approach and team management, effective problem solving and leadership. Unahitamo iki ngiki. Implement change without consulting, kuba hari ikintu wahindura utakonsultise nta consultation. Lack of buy-in, potential resistance, collaboration and management. Nahitamo iki lack of buy-in. Murabona ko iminota inshiranye bahita bansimbukisha ntabirangije. Mwabibonye iminota yahise inshirana. Hano rero bagiye kumbwira uko nagiye numva ibi bintu. Was system interface is in navigate, biroroshye kuba umuntu yayikoresha. Nge ndemera yego. Will content clear and understandable manner, ndabyemera. Hano ushobora gushyiramo comment ugashyiramo okay, ntacyo bitwaye. Okay. Hano was the time allocated, igihe kirahagije. Ngewe ntago igihe kirahagije pe. You add some. Were you certified with the overall effectiveness system and content? Dissatisfied. How easy challenging did you found psychometric test relative to your expectations? Uko we warubyiteguye. Very difficult, challenging, easy, very easy. Ndashyiraho easy, ntago ari very easy kuri nge. Kiremo okay. Nurangiza hano kuri comment bijyanye na content ubyo relevant kuri performance yawe nemeze okay, nta kibazo. Nurangiza ugetinge resulta zawe. Urabona ko ngize 71. Uyu mwanya uhisuba submitted. Imana yo mu ijuru ntababeshye, ntago ibi bintu nabyize, nta nubwo ari ibyanjye, ko nababwiye ko nize education, niga niki na Richard Wood, ubumenyi bw'umwana w'incuke. Singiza 71, si ubumenyi busanzwe. Ndumva ibi nubuhamya nabihera bw'ibintu mumaze kubona imbere yanyu aka kanya, kuko nimba mberetse amanota ngize 71 ku bintu ntigeze niga, kuko ntago ari ibyanjye. Icyo nakoze no guhindura profile yanjye kugira ngo mbone uko nkora submission. Birabereka ko ibi bintu nawe ubwawe wabyikorera kandi ukaba watsinda mu gihe wihaye icyizere kandi ukabyicaraho ukabiha umwanya, sibyo? Yego, ndabifuriza amahirwe masa mwese muri gukora applications zitandukanye, haba izi zo muri Mifotara ndetse n'izindi zo hanze yazo. Abakeneye ko tubakorera application cyane cyane abana bari kwitegura kwa applyinga muri Kaminuza y'u Rwanda, twabateguriye link yo kuzuza kugira ngo tube twakakira imyirondoro yanyu hakiri kare, dufatanye kugira inama bamwe muri mwe uburyo bahitamo amasomo azabafasha kuba admitted kurusha ayandi, ndetse no kwegeranya ibisabwa byose kugira ngo umunsi wa application tuzabe twabafasha. Link rero iduha imyirondoro cyangwa kugira ngo kukusanya data zanyu murayisanga muri comment ya mbere y'iyi video kugira ngo tube twakakira ubusabe bwanyu, noneho tube twatanya kubafasha gutegura application izaba mu minsi iri imbere. Nimba ukunze iyi video yagufashaga gusobanukirwa ibyo wakibandaho ndetse nuko wabikora mu bijyanye no kwapura imyanya muri Mifotara, wayisangiza abandi bagenzi bawe, ndetse ukibuka no gukanda like kuri iyi video, ndetse no kuba watanga igitekerezo n'amagambo wumva wadutura cyangwa watubwira nyuma y'iyi video muri comment. Byaba byiza kuri twebwe ndetse byanadushimisha igihe cyose. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel, wakora subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse n'inzoga y'imenyekanisha, ukibuka kandi ko ari iby'agaciro kuri twebwe kubana nawe igihe cyose. Iyo nzoga y'imenyekanisha rero yikanzeho igihe cyose dushyizeho video uyibonera igihe. Comment yawe ndetse na like ni ingirakamaro kuri no YouTube channel yacu. Kandi inshuti yanjye, ntukifuze ibyiza gusa wowe, ahubwo wasangiza abagenzi bawe iyi video kugira ngo ibe yabafasha kumva ko ibintu byose turi gukora uyu munsi byabashobokera kandi bagomba kwirinda amakosa atandukanye ari kubera muri izi application.
nta kindi uretse kubabwira ngo nyagasani imana yonyine ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubitaho ibaragire muri byose mukora ndetse n'ibyo muteganya kuzakora mu minsi iri imbere. Turi kumwe muri video zitaha kandi ndabashimira kandi ndabishimira igihe cyose turi kumwe muri izi nkuru zitandukanye ndetse na video zibigisha zibasobanura kandi zibakangura muri byinshi bitandukanye.